umuntu ufite isezerano iyo uribereye maso umurozi arara inyuma y'urugo iwawe nibyo pe araroga ariko ntacyo agutwara noneho igitangaje akenyuka kuzize ko Bibiliya iravuga ngo bazaterana ubu dufite ubuzima Imana yaduhaye amen bw'igisobanuro cy'uko Imana ibana natwe rero ubwo buzima iyo tubufite Satani aturwanya nk'abicaye mu ijuru aravuga ngo reka mukubite indwara yanze gukira igakira kuko Imana yavuze Imana yavuze gifite imbaraga ziruta izamine umukobwa warambagijwe akabona fiyanse iyo Satani agiye kukurwanya nta kurwanya nk'umukobwa akurwanya nk'umugore ndetse akakurwanyirizamo na rwa rubyaro kuko Satani we habaho ibihe bigorana hakabaho inshuti zitubera mbi abo twari twizeye bakadutenguha ariko Kristo ntazadutenguha azahamagara abera batahe niba warabanye n'abantu bakakubera babi ububi bwabo ntibutume ukiranirwa kuri Kristo. Ijwi ry'Umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Haleluya. Nimugira amahoro ya Christo Yesu. Amen. Tuneshejwe n'Imana mu mutima kubana namwe mu biganiro byose bitambuka ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ku Ijwi ni Marcel. Imbere yacu murabona umugabo musanzwe muzi icyo akora ashobora kubera hamwe umushyitsi kuko uje ku Ijwi ry'Umukanguzi ari ubwa mbere turaza kumusaba atwibwire kandi atwakire bene data baje batugana. Imana ishimwe. Hanyuma kuri kamera ni Jeanne Kwizera tubahaye ikaze. Imana ibaha umugisha abantu tutaziranye nitwa Ev.Anicet ndi umukristo ntekereza ko ari nayo mpamvu twicaye hano ku Ijwi ry'Umukanguzi ubwo twibwiye umuntu utubonye ari ubwa mbere cyangwa se hari n'abatubona bagafatira ikiganiro hagati bakatubaza amazina hari n'abatubaza ngo musengera he hari n'abatubaza nimero de telefone kandi nyamara ibiriho kuri screen aho ngaho hari abantu batubaza ngo twabona kuyihe nimero hari n'uduhamagara ngo ni Ev.Anicet nta muntu ujya twitabira telefone by'akarusho nk'iyo waduhamagaye twahanye gahunda rero umuntu tubonanye ari ubwa mbere nitwa Ev.Anicet ndi umukristo ndi umubwirizabutumwa bwiza niyo mpamvu duhuriye hano ku Ijwi ry'Umukanguzi. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhana umugisha. Amen. Amen. Reka dusabe bene data bakurikirana ibiganiro ku Ijwi ry'Umukanguzi buri munsi. Niba utarakora subscribe tukagukangurira kuyikora. Ni inzogera ibiri mu magambo y'umukara n'umutuku. Subscribe wowe uzi ko ari inzogera? Yego. Ukora kuri ka kantu kameze nk'inzogera? Ubwo nebyo ntiwambeshye. Ya Marcel iyo yicaye muri baza nayo ngo abari kubariza mwebwe ari uburyo asoma comment akambaza ikibazo cyo muri comment mbo subscribe nari amagambo y'umutuku cyangwa se s'abonner zogera ugikoraho iyo ushaka kureba all notification cyangwa se byose ibyo dushyizeho ama notification yose dushyizeho ahita abantu bakayabona. Rero gukora subscribe ngewe hari ibintu nemera nemera ivugabutumwa ribyara umusaruro ni nabwo buryo abantu benshi bafata YouTube channel nk'ubucuruzi kuruta ivugabutumwa ariko noneho twebwe tuyifata nk'ivugabutumwa kuruta ubucuruzi. Gukora subscribe ni inyungu z'umuntu yikoze kabiri bikaba umugisha kuri twebwe no kuri we kuko iyo ubonye ya notification igihe twebwe twaprodinze ukabona inyigisho biba bihuje n'intego dufite ko tubwiriza kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Rero iyo wakoze subscribe ubu iyo duhise twaprodinga uhita ubona notification ugafungura ikiganiro ukakireba. Iyo niyo nyungu ya mbere ubutumwa buba bugiye kuri benshi. Mbo YouTube ifite uburyo ibibara sicyo tugendereye. Umuntu wakoze subscribe cyangwa se abone ku Ijwi ry'Umukanguzi n'umuntu uri kumva iki kiganiro atarayikora ndagira ngo mbabwire icyitonderwa. Gukora subscribe nuko ugomba kumakinga sure ko hari ikintu cy'umumaro ugiye kujya wumvira aho hantu. Rero niba mwumva nta nacyo Jeanne Kwizera ntandebe nabi tekinisiye w'Ijwi ry'Umukanguzi nimwumva ntacyo tubungura mu buzima bw'umwuka hari n'icyitwa unsubscribe wayikuraho. Ariko niba gihari gikore usharinge uhe n'abandi biganiro kuko njya nkunda kubibabwira biragoye iyo umuntu
agenda mu nzira areba ibirenge by'abandi yisanga mu ntego y'abandi, ariko iyo ujya mu nzira amaso wayahanze intego yawe ushyika mu nzozi zawe. ni ukuvuga ngo rero nimuza mufite icyo mugiye kumva biraruta kumva ibyo bababwiye. Nicyo gituma Imana inaganira natwe. Abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi narababwiye, ntabwo Imana ishobora, ubugingo bwacu ntibwaguka bitanyuze mu bitekerezo, n'umwuka wo muri twe ntiwaguka utanyuze mu bugingo. Ibitekerezo bituye mu muntu w'umubiri, umuntu w'umubiri agaragara inyuma n'amaso, noneho ubugingo bukaba mu bitekerezo. ni ukuvuga ngo umwuka nawe akaba mu bugingo. Imitekerereze yawe nibwo buryo ukoranamo n'Imana. Rero iyo wafunze ibitekerezo ntabwo wumva imvugo y'Imana, ariko iyo ubaye open ugafungura imitekerereze, ni ukuri Imana irakuganiriza. Sibyo? Imana irakuganiriza ikavugana nawe. Rero niba wumva imitekerereze yawe iri open kubana natwe ku ijwi ry'umukanguzi, wakora subscribe. Niba warayikoze ukumva hari icyo wungutse, wafata iryo jambo wungutse ukarishayaringa abandi. Hari abantu banashayaringa nabi bigatuma n'abantu batareba ibyo babahaye. Umuntu amaze nk'ukwezi cyangwa amezi angahe mutavugana, ukajya kubona ukabona link, ntazi na situation urimo. Mubanze musuhuze bene so. Niba ugiye gushayaringa umuntu, banza umusuhuze umubaze amakuru. Ntamubwire ntihari ikintu, inyigisho nari ndi kumva numva ikintu kinyubatse, reka dufatikanye gusangira ijambo ry'Imana nawe wubakwe. Ntacyo bitwaye. Njyewe iyo umuntu amaye link atansuhuje, atanamvugishije, hari uburyo ntayifata neza. nta mwanya aba yabihaye. Nawe nta gaciro abahaye icyo kintu aguhaye, kuko ntabwo najya mu iduka guhahira umuntu ngo ampe ikintu kidafunitse cyangwa atagipakiye muri envelope cyangwa ahandi ngo ngitware mu ntoki. Ntibibaho. Mubanze mumenye gushyira muri ambaraje ubutumwa mutanze kugira ngo bwakiranwe isuku. Yesu abaho umugisha. Amen. Reka dusabe bene data rero turi kumwe muri iki kiganiro bategura imitima yabo, hanyuma tujye imbere y'Imana dusenge. Iyo tunyuze ibiganiro n'ubundi ku ijwi ry'umukanguzi, ntabwo tubinyuzaho ngo bigende bipfa ubusa, ahubwo dusaba abantu gutegura imitima bakabanza bakabyiyumvamo. Iyo wakurikiranye ikiganiro byanze bikunze ukuramo ijambo ry'ihumure ukamenya icyo Imana ishaka ku muntu wayo. Reka tubasabe n'ubundi tujye imbere y'Imana dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana yaduhamagariye muri Christo Yesu ukaduha kubaho udukuye mu rupfu, izina ryawe nirishimwe. Amen. Waratuzuye urangije uduhindura abaraganwa na Kristo kubw'isezerano. Isezerano ryawe umaze kurisezerana natwe urikomeresha amaraso. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ibi ni ibigwi bigaragaza uwo uriwe kuri twebwe. Ni ukuri uri data. Yesaya yarabivuze aravuga ngo Aburahamu ntatuzi, Isirayeli nawe ntiyatumenye, ariko wowe uri data wa twese. Urabihamya ngo sindagakorwa n'isoni zo kuba Imana yanyu. Abantu batureka, baducikaho, batwihakana, badutererana, ariko ntabwo ukora nk'abantu. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu ni umwanya tugiye kuganira na bene data impamvu z'ibyiringiro byacu. Twebwe twarakwizeye, tumaze kukwizera tubona birakora. Uduhamagara umuhamagaro mwiza, uduhindura abagabura b'ijambo ryawe. None uyu mwanya reka binyuze mu mwuka wawe muri twebwe uhembura aba bantu. Urwaye umukize, ubabaye umunezeze, wari utentebutse umushoboze, waguye umubyutse, upfuye umuzure. Iri jambo ryawe ritanga ubuzima. Dawidi yaravuze ngo naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo rindinde ntazagucumuraho. Duhe twe kuvuga iby'ubwenge bw'umuntu busa, ahubwo byose biba impamvu y'Imana kuri twe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye none iteka ryose. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Muri ubu buzima tubayemo uyu munsi, umuntu wese navuga ngo agira inshuti. Iyo umuntu agize uwo yumva yishimiye cyangwa amarangamutima akamugushaho, akenshi hari igihe bagirana igihango cyo guhana impano. Nyine uwo ukunze byanze bikunze urukundo umukunda urugaragarisha ibimenyetso. Uwo ukunze ushobora kumugabira cyane umwereka ko umukunda. Umuntu wese wamaze kwizera Imana, iyo bagiranye umubano, Imana imuha isezerano. Ni ryari isezerano rishobora kugerageza uwarihawe? Abantu badukurikiye ku ijwi ry'umukanguzi, hari uburyo Marcel ajya ntungura.
ntabwo tuba tuzi ibiganiro tugiye kuganira. Nyirizina hari abantu bavuga ngo isezerano rigerageza umuntu. Yego. Ariko ntabwo ngewe ariko mbyemera. Ahubwo nemera ko umuntu ageragezwa na Satani urwanya isezerano. Noneho kugira ngo ave mu byasezeranijwe. Iyo turi kugeragezwa kubw'isezerano, abantu bageragezwa kubera isezerano nibyo. Ariko ntabwo nemera ko ari isezerano ritugerageza. Ahubwo Satani atugerageza kugira ngo tuve mu isezerano. Noneho kubera iki? Ntabwo Satani yadukura mu masezerano. Ntiyabishobora. Ntabwo yabishobora. Kuko isezerano ry'Imana rirusha imbaraga Satani. Imvugo y'Imana ingana n'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ni ihame, ni n'imbaraga zayo. Ko n'ubundi dukirisha ijambo, ikatuzurisha ijambo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tuve muri rya sezerano, Satani araturangaza, twebwe tukisohora mu isezerano. Satani ntafite imbaraga zidukura mu isezerano. Ariko twebwe abarisezeranijwe, twagira amahitamo yadukura mu isezerano. Tukava mu isezerano. Rero tukimara kuri isezerano, munyumve neza, umuntu wasezeranye isezerano, Imana ikamubwira ngo nzagukorera ibi. Ntabwo nzi isezerano wavuze iryo ari ryo, reka tubifate amasezerano rusange. Imana ikavuga ngo nzagukorera ibi. Hari abantu bajya bavuga ngo ko habaho nzakugirira neza na nzabahana. Nzabibashyira imbere uko bikurikirana, nzabahora gukiranirwa, byose ni nza. Noneho ntibyaza mu isezerano wa mugani. Nzabahana simbizi, reka aho ngaho singeyo nahita ndeviye. Kuko Imana ifite amasezerano abiri, guhemba no guhana. Byose ni isezerano Imana yasezeranyije abantu kandi bizakorwa n'Imana. Noneho iyo uyu muntu amaze guhabwa iri sezerano, ngewe reka mufate nk'umukobwa. Umukobwa warambagijwe akabona fiyanse. Iyo Satani agiye kukurwanya, ntakurwanya nk'umukobwa, akurwanya nk'umugore, ndetse akakurwanyirizamo na rwa rubyaro. Kuko Satani we atinya ejo hazaza hacu. Amenya ikiri imbere. Ntabwo akimenya, aragitinya. Ubundi Satani ameze ngiye gutanga urugero rushobora gukomeretsa abantu. Satani twebwe yikanga imirindi kuko azi neza y'Imana. Azi ibyiza Imana igira, azi ibyiza Imana ikora. Iyo Imana ivuze ngo nzakugirira neza, Satani azi neza y'Imana icyuho yatera kuri we. Kandi azi neza ko Imana yabishobora. Kandi azi neza ko Imana ibikora. Noneho iyo neza nubwo Satani atayizi, ariko abazi ko ineza izabaho. Nk'ubu Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, mu neza y'Imana harimo ibintu byinshi. Harimo mariage, harimo amazu, harimo amashuri, harimo kujya mu ijuru, harimo. Rero Satani ahita kurwanya nk'uwabonye neza, agukubitisha imbaraga ziruta izo wowe uhagararanye. Kugira ngo akubuze kuzakira ya neza, atera umutima wawe kwibwira ko Imana ibeshya. Iyo Satani ari kukurwanya, aba ashaka kuguteranya n'Imana kugira ngo ubeho mu buzima bw'ubushidikanyamana. Iyo abantu bariho badahamya Imana, batemera Imana, batizera Imana, baba babayeho mu buzima Satani ashaka. Rero akurwanya ashingiye kuri rya sezerano kugira ngo ube igicamuke. Ni ukuvuga agakoresha uburyarya bwose. Yego. Bwatuma utagera ku cy'Imana yavuze. Utagera ku cy'Imana yavuze kandi ubigizemo uruhare. Reka dufate urugero rwabereye muri Edeni. Urugero rwabereye muri Edeni rwa Adamu na Eva. Ubundi uriya wari umuryango uzabaho wishimye iteka. Satani areba bya byishimo by'iteka ryose Adamu na Eva barazwe, areba ko we yabibujijwe. Aravuga ngo bazabe nk'uko nabaye. Ntabwo ari icyo ngiye kwigishaho, ariko umwana w'umuntu niwe watumye Satani amanurwa mu ijuru. Kuko Imana itararema nta kibazo yari ifitanye na Satani. Ariko umuntu aremwe, Satani yumvaga ko Imana yayobora ijuru, Satani akaza kuyobora abantu. Uwo niko yabishakaga. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo yishyira hejuru, yibwira ngo azasumba Imana. Imana iramujugunya. Hamwe yashakaga kuyobora, ihamubohera atanayoboye.
aho yashakaga kuyobora aba ariho aboherwa atahayoboye. Niyo mpamvu rero umuntu Imana ihahereye isezerano, Satani aravuga ngo ntuzahambanaho amahoro. aho yashakiraga ibyishimo niho yahaniwe, niho ababarijwe. Hari abantu batubajije muri komenti batubaza ati se muri siri ko Satani aboshye? Ko azerera, hazerera imitekerereze n'imikorere ya Satani, ariko we nyirizina akingiraniwe kuzimu. None imitekerereze ya Satani izerera mu mitwe y'abantu. yego hari abantu muhura mu muhanda bafite imigambi ya Satani baje kuyisohoza. Igisobanuro cy'uko rero aboshye nuko ataza adafite icyo anyuzemo, ahubwo we yifitiye abakozi, afite abakozi, afite abanyuramo, afite abakozi batwara imitekerereze ya Satani bakayishyira mu bikorwa. abo bakozi akaba ari bajya gushyira mu bikorwa. Urakoze cyane. Noneho rero abazima babi nibo bakorerwamo n'ubuzima bw'abazimu. Yego. Asante, bakabangamira abantu. Rero Satani iyo ajya kurwanya umusore agukubita akubitse n'urugo, akubitira hamwe. Iyo ajya kurwanya umwana muto w'umuhungu amukubita nk'ukubise umugabo. Ako kantu muvuze ndakumvishe, hari ijambo mwageze muvuga, sinzi niba ari mu kiganiro cyangwa niba twari turi kuvuga mu buzima busanzwe. Mwaravuze ngo kuba umugabo birategurwa, ariko kandi no kuba imbwa nabyo birategurwa. Ubundi umuntu ushaka kuba imbwa bihitamo, ushaka kuba umugabo arabiruhira akabikorera. Noneho rero umuntu ushaka kuba imbwa, tubivuga muri ubu buryo, byanze bikunze ashyira mu bikorwa bya Satani, akora ibyo Satani ashaka. Ushaka kuba imbwa akora ibikorwa by'ububwa. Yego. Akora ibikorwa by'ububwa. Ushaka gusenya ejo he hazaza, yiyica none hahari. Ashyira ibikorwa bya Satani, bishyira mu bikorwa none. Noneho rya sezerano ry'uwuriwe Imana yavuze, yego, Satani arirwanya none, atangira kuryangiza gake gake none, kugira ngo arwanye ikindi kiri imbere. Reka mbabwire, nta mutungo umwana w'umuntu agira mu isi ungana n'Imana yavuze. Yego. Imana yavuze ni isezerano rikomeye, ni ubutunzi bukomeye. Imana yavuze sinzi uburyo ndi bubigereranye. Pawulo yaravuze ngo, yabwiye Abaroma, arababwira ngo tubaruta mu buryo bwose. Aravuga ngo irya mbere tubikijwe ibyavuzwe n'Imana. Hari ikintu Imana yavuze tubitse. Imana ishimwe. Iyo umuntu ariho mu buzima bufite isezerano, aba ameze nka grenade ikirimo pin itarapfundurwa, itarabastinga, kuko umuntu Imana isohoreje isezerano araturika agashwanyaguza ibintu byose bimuri imbere. Ibikuta byagufunze isezerano rije urabimena bigasandara, bikamena n'amaboko. Umena amaboko yagufasha, ukamena igisokuru cyanze, ukamena karande y'isezerano ry'Imana risohoye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haba hari ikintu gituritse, ukubita indwara yanze gukira igakira, kuko Imana yavuze, Imana yavuze gifite imbaraga ziruta za mine. Sinzi impamvu bayise mine. Iracukura, inshuti z'umusaraba, irakubita ikintu Imana yavuze. Nibwo butunzi bukomeye umuntu Imana yavuzeho yari akwiriye kurinda kuruta uko arinda muri banki abitsamo amafaranga. Mu yandi magambo, isezerano ry'Imana ni igisobanuro kivuze ngo njyewe nguhaye ingwate y'uko mfite. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko isezerano ry'Imana dufite mu isi ni iki? Ni umwuka wera. Ko Bibiliya iravuga ngo umwuka Imana yawuduhayeho ingwate. Amasezerano iyo uyagiranye n'umuntu murandika. Ubu dufite ubuzima Imana yaduhaye. Imana ishimwe. Amen. Bw'igisobanuro cy'uko Imana ibana natwe. Rero ubwo buzima iyo tubufite, Satani aturwanya nk'abicaye mu ijuru. Aravuga ngo reka mukubite abura umunezero w'iby'Imana yavuze, noneho abeho no mu buzima butishimiye icyo ari cyo. Dufite abantu batanejejwe nabo bari. Usanga umuntu arira kubera ikindi nge. Kandi noneho igisobanuro cy'uko wari umuntu wari ukwiriye kwishima nuko wifuza. Tekereza, hari abantu bifuza kumera nk'uko umeze, ariko wowe nturyohewe n'ukuri. Wowe ukuri ntabwo bikunze. Ntabwo bikunze. Kandi noneho hari abandi bifuza kumera nk'uko umeze. Ni igisobanuro cy'uko Satani yarakurwanyije, ari gushaka gusenya umugisha n'ibyishimo byawe bya nona. Rero ubwo ari cyo ashaka gusenya, kugira ngo uneshe
no kugaruka mu byasezeranije. Yego. Kubigarukamo ni iki? Umuntu ufite reka mbivuge muri ubu buryo. Isezerano rimeze nk'umuriro w'amashanyarazi. Amashanyarazi abarundi bayita umuyaga nkuba. Uyu muriro iyo tugiye kuwugura, hari igihe ushobora kuwugura, hari igihe twagendaga tukawugura mu tumashini twasohoraga amafagitire, ukaza ugatwaye mu ntoki ari agapapuro kariho imibare. Ntabwo ushobora kugutwika, ntiwanagufata. Noneho niyo utarawugeza muri cash power, wakora ku nsinga uko ushaka. Yego. Nta muriro nyine urageramo. Wakora ku nsinga uko ushaka, ibintu byose wabicomeka uko ubishaka. Ariko fata ya mibare uyishyire muri mubazi, muri cash power. Numara kugeramo usubire gukina na ya nsinga. Kandi ni ikintu cyaje ku gapapuro kagwa mu mazi kagashira wari ugatwaye mu ntoki. Ariko kimaze guhura naho cyagenewe kujya, ntikicyongewe gukorwaho. Hari amapoto yapfiriye iwanyu bayita amapironi. Yego. Hari amapoto manini cyane yari yanditsweho amagambo avuga ngo danger d'amour. N'umuntu ufitanye n'Imana isezerano uri maso aba ari danger d'amour, ntakorwaho. Shuti yanjye, Imana yarivugiye ngo uyu mutunze urutoki bukoze mu mbone y'ijisho ryanjye. Ibyo byonyine nibyo byatumye Farawo apfa. Yahangaye ubwoko bw'Imana. Isezerano rya Aburahamu na Sara ryatumye umwami ninde ndamwibagiwe n'Abimeleki, igihe Sara na Aburahamu basonza nyamara bafite isezerano. Aburahamu aravuga ngo nibamenya kuri umugore wanjye barakunyicana, kuko iki gihugu gifata ku ngufu, baraza kugukenera. Ihangane witwe mushiki wanjye, nirikirya none tuzongera dusubirane nk'umugabo n'umugore, ugende uba amahoro nanjye bankiza. Yego. Aravuga ngo uyu ni mushiki wanjye. Umwami agifata Sara, umwami uterekwa, umwami utarota, umwami utumva ijwi, umwami udasenga, amenya ko akoze kuri cash power. Umuriro wagezemo kare. Amenya ko akoze ku nsinga, umuriro wamaze kugeramo. Abyuka mu gitondo abwira Aburahamu ngo nagutwaye iki ko wansabye icumbi nkariguha? Shaka kunyicisha, Imana yawe yari indangije. Umuntu ufite isezerano iyo uribereye maso, umurozi arara inyuma y'urugo iwawe. Nibyo pe, araroga ariko ntacyo agutwara. Noneho igitangaje, akenyuka kuzize ko Bibiliya iravuga ngo bazaterana. Ariko sinjye uzaba ubateranyije, bazanyura mu nzira imwe bakurwanya. Ariko nibajya gutatana kubera wowe, bazanyura mu nzira zirindwi baguhunga. Iri ni isezerano tukiri kuvuga. Rero izo mbaraga rifite nizo zituma Satani akurwanya, abantu bakavuga ngo ni isezerano riri kuturwanya. Ahubwo ikintu tugaruka guhangana nacyo ni imitekerereze yacu, mu buryo tutaragera kuri bimwe Imana yavuze. Hari abantu nabigisha numvise babivuga kandi ni ukuri. Iyo Imana ikubwiriye hano izabisohoreza hano muri iyi vide, aha hagati y'iki Imana yavuze naho Imana izagisohoreza, habamo iminsi yo kugeragezwa. Kubera iki? Ufite isezerano ariko ntirisohoye. Ni nk'umuntu ufite chèque sans provision. Ni ukuvuga ngo hagati y'aho Imana ikubwiriye n'aho izarisohoreza, hagati harimo inzira ikuvanaho Imana ivugiye ikujyana aho Imana izasohorera. Ibiri hagati ntiyabitubwiye. Ibiri hagati rero itatubwiye ni ibihe? Ni uburyo uzabana n'Imana utarabona ibyo yagusezeranyije, ukayizera ubikeneye kuruta igihe Imana yabiteguriye. Kuko hari igihe dukenera ibisubizo tukavuga ngo ubundi se ibizaza twarapfuye, ibizaza isoni zaradukoze bitumariye iki? Wowe ukumva Imana iraguhemukiye kubibibitse. Kandi nyamara aha hagati hashobora kuba harimo amazi uzagwamo, wagwamo agatembana isezerano, Imana ikavuga ngo ndari kubikira mu bihe. Kuko nzi ko ibi bihe uzabinyuramo ntibizakwica. Ariko nubinyura namwe iri sezerano
rishobora ryo kuzakubera umutwaro reka amazi akaritembana rikajya kugutegereza noneho Imana ntabwo rigutembana wabiguyemo ahubwo reka ibi munyumve neza Abisiraheli bavuye muri Egiputa Imana ntibemereye ko bikorera amajerekani arimo amazi kandi ziko bazicwa n'inyota cyane noneho amazi Imana iragiye yabitse mu rutare izi neza ko bazayakenera igitangaje cy'Imana baba kahebwe barataka bavuza induru bari imbere y'urutare rurimo amazi ariko ubwo si nk'umubyeyi uri ku rugendo wapfunyikiye umwana kandi amuhetse none se opposite side y'umugongo ni mu gituza umwana aririra mu gituza mu mugongo mu gituza hari ibere rimwonsa ni amazi yabikiye mu rutare ni amazi Imana yababikiye mu rutare noneho reka tubwire uyu muntu nawe uri kurira opposite side umwana uri mu mugongo ntareba imbere n'inyuma ahubwo areba mu mpande zombi gusa we wirebeye mu ruhande inyuma nturi kuhareba mu byashize ngo umenye iby'Imana yagukijije ngo uvuge ngo iyandengeje hariya izandenza naha inyuma nturi kuhareba kuko umusaya nuhindukira hari ibihe bijya bituha marise ukareba ahashize wahashaka ukahabura rimwe na rimwe hari n'igihe tuhashaka amashimwe ntaboneke tugasanga ni ibihe by'umubabaro hari igihe Yobu yanyuze muri ubwo buzima aravuga ngo wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye imibabaro nacyo cyuzuye umubabaro kandi niyapfuye apfa akenyutse ngo niyapfuye apfa akenyutse siko Yobu yavuze ariko baza Yobu amagambo yavuze ataragarurirwa ibyo yanyazwe mubwira bisubiremo baza Yobu yafashe umunsi agira ati umunsi mama yambyariye ndawuvumye inda mama yasamye yanjye irarutwa niyavuyemo ntari kugeragezwa nasubizwe Elifazi arabyutse aramututse aramubwiye ngo uri umunyabyaha n'abamarayika Imana babonamwe amafuti yo baramubwira ngo ni ukuri nta gicumuro mfite Elifazi aramubwira ngo ntahamere urufunzo hatarigeze amazi yo baramubwira ngo iyo umera nkanjye wari kumenya ibyo ndi gutekereza ariko kuko tutameze kimwe ntituri kimwe nyine kandi arabahamiriza aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho reba Imana ibwira Elifazi Birudadi na Zofari ikababwira ngo nimwikorere mujye kwa Yobu mbaciye amande mu musabe imbabazi amagambo ntiyahindutse yarahindutse wakongera ugafata Yobu wariraga mu ijoro bari gusengamo arwaye ibibembe ukamugereranya na Yobu wakize uri mu isezerano reka da nta munsi Yobu atararirimo ahubwo hari umunsi ritari ryasohoye rero reka tubwire abantu ko iyo bitarasohora uravuga umwana w'umuntu noneho abarokore abakizwa ni akantu gatoya gatuma umubabaro uvaho ukawibagirwa Imana yakora ni gatoya cyane Imana yakora guterura ibiryo ikabiha umushonji ibimuhojeje amarira ni akantu koroheje ni ibintu biri aho byoroheje Imana nyine ntituzi uko ijya ibigenza ikagukorera akantu igukore kagagukora ku munwa amagambo agashira ugahindura amagambo ukagenda uvuga uburyo Imana igira neza ukagenda uvuga ukuntu Imana igira neza Imana wavuze ko yatinze ukavuga uburyo ari Imana iteturura ukabwira abantu Imana irateturura Imana yari yararambiranye ukabwira abantu uti nubwo yatinda ntizahera n'isaha itaragera wa muntu wariraga ukagenda wabwira uti Imana irinde ijambo ryayo ariko najya yararirinze pe Imana yararirinze iryo ni isezerano abantu bavuga ngo riragerageza ariko tuba twananiwe kwakira amahitamo y'Imana mu buzima turimo kuko umuntu mu buzima abayemo afite ibyo ashaka gutunga no mu buzima arimo Imana ifite ibyo ishaka kumutungisha rero hagati y'ikivuze nzagukorera n'igihe izagikorera igomba kubanza kugutraininga ukaba trained ku buryo Imana izagikorera umuntu uzabera abandi humure ukaba umuntu ushyitse ntabwo ushobora kujya ku ikosi none ngo uhite wambara imyenda y'igisirikare ntushobora kujya ku ikosi ngo baguhe imbunda ntushobora no kuyifata ngo uhite urasa mu cyico ni process ni step by step
stepu no mu kwizera niko bigenda nitwe turirimba turavuga ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso banza ukororinge uviringite ubutesi bugushiremo umenye kwambara uwo mwambaro wambaye umenye kuvugwa n'abantu ubumva kandi ukabihanganira ariko bikuganisha ku isezerano ariko bikuganisha ku Imana yavuze umenye kumva Hana urumva ategereje umwana imbere ya Penina umwana wa Penina ararira Hana yamubwira ngo ceceka akamubwira uti winsakuriza umwana wanjye ntuzi uko igise kiryana tuza ntuzi uko bahoza umwana none ni igihe cyo hagati ugomba kumenya uko ubana na Penina kandi uri Hana utwaye Samweli Imana yagusezeranyije n'urubyaro ikabigusezeranya ntuzi igihe bizasohorera ariko hagati ntuzi imyaka izacamo kugira ngo ugere ku isezerano hamwe rero iga kubana na Penina neza kuko Samweli azavuka byanze bikunze Samweli azavuka iga kubana nawe neza Imana ishimwe ntabwo nakubwiye umuntu twari turi kumwe n'umuvugabutumwa Imana imuha umugisha kavamahanga Alphonse ni umuntu wamfashe ukuboko muri urugendo rw'ivugabutumwa Imana imuha umugisha turi kumwe ku rusengero rumwe umuntu yamuhamagaye yamubuze kuri telefone nakavamahanga aramubwira ngo ko nakubuza aramubwira ngo kudahamagara Anicet se niba nimero yanjye wari wayibuze aravuga ngo nta nimero ya Anicet mfite kavamahanga aramubwira ati rero birashoboka ko ushobora kongera kunkenera ntumbone fata nimero ya Anicet uzi ukuntu yamubwiye n'uyu mwanya ndamureba umugore wari umpagaze imbere ukuntu yahise amusubiza yaramubwiye ngo nimero ya Anicet se nayifata nkazayigirana ntacyo nzayimaze nayimaze ikize ngo uyu nzamukeneraho iki wari uri muri ya minsi yo hagati ngo uyu ari kubivugira imbere yanjye ni ngombwa ngo Sara abanze yumve mu kinyarwanda cyangwa ubu mumbabarire nkoresha iri jambo abanze yumva akiryo ka Hagari abanze yumve akineneko ka Hagari urumva abanza kumve ariko nyamara Sara nubwo Hagari ari mama Ishimayeli Sara ni mama Yisaka urumva ni mama Yisaka ubitse mu gihe mama Yisaka ubitse mu gihe byanze bikunze Ishimayeli ari guhamagara Hagari ariko Isaka nawe azavuga nawe azahamagara Sara hari Isaka uzaguhamagara Imana ishimwe hari indogo bizaguheka hari intebe uzicaramo hari ofisi izafunguka hari ibiganza bizagerekerana kugira ngo bikore mu kiganza cyawe hari akanwa kazamwenyura kakubonye hari amaso azahindukira ngo akurebe barahari hari ibirenge bizakwerekeraho hari inzira izanoga izi wawe hari imideri izaza mu rugo rwawe hari imitwe izavunika yikoreye hari sheke zizasinwa zigusinyirwa hari umwanya wawe mu ndege urimo hari kashi zizaterwa kugira ngo nawe iby'Imana yavuze bishyirwe mu bikorwa hari kashi zizaterwa rero reka mbwire Penina avuga gakeya mama Samweli arahari nevuga gakeya reka mbwire Hagari ntituza mama Yisaka ariho nawe ariho arahari kuko Imana yaravuze ahubwo none reka ngaruke mbwire mama Yisaka ntigenda neza Hagari atazatuma ubura Yisaka hari abantu bafite ba Hagari mfasha dore ikintu gitangaje rero byaje kurangira wa mugore udakeneye nimero yanjye utazigera uyibona ampamagara nanjye mu buriri umwanya ntazi ko ari we kandi kuko nta n'uwo wari ufite ntabwo nari nzi ko ari we kuko nta nimero ye nari mfite n'iyanjye ntiyayigiraga cyo kuri yanjye yayihawe n'umushumba wari umuyoboye none se tubwizanye ukuri baroko n'uyu mwanya simbiyemeye hose nabitewe n'ubwibone n'uyu mwanya nta nimero ye ngira ntayo mfite pe ariko ikintu gitangaje kandi ndabizi neza ko ngewe yanjye ayigira rero reka mbwire Penina ntihumura burya Hana nawe indi byara yakakira umwana birashoboka noneho reka mbwire Hagari ntihumura nubwo wabyaye uwa Aburahamu ariko na Sara yasamiye Aburahamu cyane akaza ari umwana w'isezerano akaza ari umwana w'isezerano wavuzweho n'Imana Imana ishimwe noneho reka nongere mbabwire ntibijya bishoboka ko Yakobo yaruta Esawu umuto yaruta umukuru reka mbabwire ngo ni Imana yabivuze umuto yaruta umukuru birashoboka
ivatiri ijya yirukanka mu muhanda ikanyura ku ikamyo. Yego. Umushoferi w'ivatiri akavuza induru bibi mpinzira nitambukire ndihuta uragenda gahora, ariko umuntu w'ivatiri yashyitse mu rugo akenera guhahiraho ikamyo yapakururiye. Yego. Ategereza ko izashyika igapakurura umuntu w'ivatiri akajya guhaha. Kandi nyamara ibyo yarakeneye yabitaye mu nzira. Ibyo yarakeneye yabitaye mu nzira. Abwira ikamyo mpinzira. Hari abantu bari kukudepansa utwaye ibizatuma bakugaruka. Humura ntibagusize. Ntabwo bagusize, bazagutegereza. Imana ishimwe. Icy'ingenzi nuko bashyitse kandi nawe ukaba uzashyira. Imana ishimwe. Byose birashoboka. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Akenshi wumva abantu bavuga ko isezerano ry'Imana rishobora guhagarikwa n'icyaha. Icyaha cyatuma umugambi w'Imana uburizwamo. Exactement, ko ubundi inkomoko isano y'umuntu n'Imana n'ubwere. Yego. Y'Imana ivuze ngo nzakugirira gutya. Ibigirira umuntu ufite ibiganza byakira ibiturutse ku Mana. Kandi Imana iguhaye ibiganza byawe byanduye, hari umugisha w'umwihariko. Imana iwuha abizera. Akaba umugisha rusange, ariyo yamvura Imana ivurira ababi n'abezo. Ni umugisha w'isi Imana yahaye isi, abantu bose bari mu isi bashobora gusangira. Ariko hakaba n'umugisha abana b'Imana bashobora kubonera mu isi. Yesu yarawuvuze aravuga ngo amahoro mbahaye si nk'ay'ab'isi bagira bate urakoze. Noneho amahoro rero Christo atanga aho abantu batarabisi, ntabwo wakakira umugisha wayo ufite ibyaha. Nta nubwo wakakira umugisha w'Imana ufite ibyaha. Uwo ni umugisha rusange wakira ufite ibyaha. Kimwe nuko sindi buze kuba nkiwita umugisha, bishobora kuba amahirwe bitakiri umugisha, kuko amahirwe ni ikintu usitaraho, ariko umugisha ni ikintu wagenewe. Ni ikintu wagenewe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Ni ukuvuga ngo ibyaha bishobora gutuma tutinjira mu mugambi w'Imana. Ariko nyamara twari twaravuganye nayo, ariko nk'uko Satani yakoresheje uburyarya kugira ngo twicomokore mu isezerano ry'Imana, agatuma dukora iby'Imana yanga, ni nabyo byatuma tutagera ku cy'Imana yavuze. Nase muri aba bantu badukurikiye hari umuntu n'umwe wabaye intwari nka Mose muri bo? Ntawe. Kuki atageze i Kanani se? Yanze kumva. Subiza wasomye Bibiliya. Imana ntabwo, reka dusubize mu buryo buri biblique. Ntiyagaragaje gukiranuka kw'Imana mu maso y'Imana. Ntabwo bwaragaye. Ntabwo yabugaragaje. Ubwere bw'Imana. Ku munsi wo gukubita urutare abazanira amazi, iravuga ngo ngwino nkwereke, dore igihugu ngikiriya ntuzakigeramo kuko umaze kuncumuraho. Sibyo? Mose aho yahasabiye imbabazi, Imana iramweza. Ariko ntiyagera i Kanani. Ntabwo yageze aho Imana yagombaga kuba. Niba Mose atarashyitse i Kanani kubera kutumvira ku munsi umwe, wowe uribwira ko uzashyika mu mugisha, ni ryari wagandiye Imana? Ni umunsi umwe, ni ibiri, ni itatu, simbizi, ntitujye kubara ibihe byo gukiranira. Yego. Ariko birashoboka noneho ko wahindukira ukagaruka muri wa mugambi twabitangiye tubivuga. Satani ntadukura mu mugambi w'Imana, ariko twebwe twivana mu mugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero wewe Bibiliya iravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Ni ukuvuga ngo byuka aho uryamye, usubire aho wari uri utaragwa. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero dusubiye ku rufatiro twongera kubaranwa n'icyubakwa, kongera kubarirwa ku nyubako, kuri ya mfuruka ikomejwe n'ijambo rya Kristo n'isezerano. Amen. Ni ukuvuga ngo rero niba waraguye byuka kugira ngo wakire icyo Imana yavuze. Kandi ntiyakiguha uryamye. Ntibibaho. Umuntu uryamye Imana imuzira kubi. Umuntu wese Imana ikorana nawe irabanza ikamubwira ngo haguruka byuka, nguhereze uhagaze. Nk'aba bantu bihombeje bakaryama batageze ku cy'Imana yavuze. Uzi ikintu gitangaje, hari n'umuntu uryamye nyuma y'inzu ye. Hari n'umuntu uryamye nyuma y'irembo ryaho yajyaga. Salomo yavuze amagambo akomeye mu gitabo cy'imigani, yaravuze ngo ntimugakunde kurunguruka ngo hato no kumviriza, ngo hato na hato mutazumviriza abaja babatuka. Uzi ko hari abantu tugira bajya barunguruka iyo bajya, akarunguruka yakavuga ati hariya ni iwanjye. Hari abantu bajyaga batubeshya mbere bakatubwira ngo niba Imana yarakubwiye kuzatura i Kigali ngo ujye ube wubatse hafi yaho y'i Kigali ngo ubucumbitse ku Ruyenzi, nisohoze i Kigali uhite winjiramo. Gutura hafi y'umugisha mbere y'uko uba wo birakugerageza, ahubwo bikwica ureba ugwa imbere. Nigeze nareba akadocumentary k'umuntu wakoze inkuge,
ni ubutumwa yari ari gushaka gutanga yubaka inkuge hari ibintu bigiye gutera abikora comme blague biza kurangira bibaye seriye urufunguzo ararutanga bamufungirana mu nkuge ye kandi bamufungirana yinjije y'ukuguru kuguru kurinjira barafunga barugarira ukuguru kujya mu nkuge ariko wasigara hanze amera nka ka kanyoni kubakira nk'umusure ifundi yarubatse ifundi yari kuko ingana umusure rero nawe urubaka ariko bibagirwa kubakira umurizo umusure bazifundura yibwira uti se ko nge nubatse nkaba ndimo wowe uri kwiyumva guti ifundi uti byabaye mahwe byahuye ndimo rwose byahuye nubatse ahangana n'ahanje ifundi baza umusore yibwira uti se ko imvura iguye wowe urimo ifundi yashyiramo umunwa umurizo ugasohoka yashyiramo umurizo umunwa ukagenda yewe ibwira umusore washyiramo umurizo umunwa ugasohoka washyiramo umunwa umurizo ukagenda umusore ubwira ifundi uti yewe ndimo ntarimo hari abantu bubatse uti ndimo ariko sindimo uti amaguru arimo ariko umurizo wasohotse uti iguye noneho umurizo irawunyagiye hari abantu bagiye banyagirirwa imbere y'aho bakugamiye iguye noneho umurizo irawunyagiye kandi umurizo utose ngasohora umunwa nawo wanyagirwa rero hari abantu banyagije iminwa n'izindi ngingo hari abantu banyagije imitima yarazerereye baratose hari abantu banyagije amaguru hari abantu bagize bate kandi barageze mu cyari cyabo Imana ibagarukeho kandi kugira ngo uyu muntu yakire byose abo mutsinzi mu bihe byose arimo nuko yakira nuko wemera positifu na negatifu y'Imana kuko hoya y'Imana ni igisubizo cyiza kuri yo kiruta yego y'Imana kuri wowe na yego y'Imana ni igisubizo cyiza kuri yo rero hoya y'Imana nategereza na yego byose ni ibisubizo byiza Imana ishimwe uw'Imana yabihaye ikakubwira hoya byakire neza kuruta yego uwo yabwiye yego byakire neza kuruta hoya n'uwo yabwiye tegereza byakire neza Isaka azavuka amen ese byashoboka ko umuntu yakurwa mu mubiri atabonye icyo Imana yavuze koko niba ari Imana yabivuze kuri we yego ubundi hari isezerano ntirirangira isezerano Imana yavuganye natwe ntabwo rirangira Imana irisohoreza wowe nabikubwiye yego rikaba niba navuga riri elastique rirakururuka rikagera no ku rubyaro urugero y'Imana ikubwiye ngo nzaguha inzu ntufite umwana wawe yego ntufite ba Keriya baganza ba Brian ya nzu bayibamo bayibamo imwe Imana yambwiye ubwo bari mu isezerano ryande isezerano rya papa birashoboka ko rero papa ashobora gutaha igasubiza abana yego nkuko natwe turi mu cyubahiro Imana yasezeranye Christo niko nisezerano Imana irihindura umurage duha abana isezerano Imana yatanze ntirishira ntabwo rishira Imana ihabwa icyuba Imana ishimwe ntabwo rishira reka tubwira abantu niba hari ikintu Imana yakubwiye isezerano ry'Imana nkuko umukozi w'Imana bitubwiye isezerano rikururuka ntirishira yego ntabwo rishira ntabwo Imana ivuze ngo ndaguha amafaranga ntizana senkisa yaguha 100 yaguha senkisa yaguha 1000 yaguha 5 yazaza ku madolari yazaza ku mayero yazaguha devise yavuze amafaranga nta limite Imana ishimwe irasuka ikaguha iyo yavuze ngo ndaguhaye ni nk'amavuta yo mu mperezo ya wa mupfakazi ntabwo yageze ashira yarasutse icyatumye akama nuko aho yasukaga yabuze aho yashyira hari harangiye niko n'umugisha Imana itanga umera amen irasuka noneho umuntu ubona rero ibyo yamubwiye atarabigeraho reka mbibutire ijambo Bibiliya iravuga ngo iyo igishyitse gisohoye bya bindi bidashyitse byose bihera ko bikurwaho umuntu wapfuye atarakira iby'Imana yamubwiye ntabwo yahombye yajyanwe mu biruti by'Imana yari yamusezeranije ariko bimwe Imana yagusezeranije bizahabwa abandi kandi bazabibamo Imana izabibitura nk'ibiguhaye ubabera umugisha n'ubwo udahari none se Imana ntiyari yarabwiye Mose ko izashyitsa Abisiraheli mu gihugu cy'isezerano cyane Mose yagarutse ku musozi wa Erayoni yego abona Abisiraheli batuje ntiyigeze ajya no gusura Abisiraheli ntiyigeze avuga ngo imiryango 12 baye yaravuze ngo ubwo Mesiya barimo baratekanye wumve ngo n'igitekerezo cya Petero Mose yacyumvishe nk'udahari
Petero aravuze ngo mureke duce inganda, imwe ibi ya Eliya, indi ya Mose, indi ya Kirisito. Mose na Eliya baramwirengagiza, baramwita we ntuza aho dutura. Baramwirengagiza, baramwita wowe uracyakunda inaha. Ariko twebwe ntago twahaba. Mose ntiyigeze amubwira uti ni Kanani nshaka kuhareba, kandi ariho bari bahagaze. Aho yasiganirwaga anyura mu butayu, Skoropiyo n'ibiki arwana arara iminsi 40 ku musozi Sinayi avugana n'Imana. Imubwira ngo nzakugezayo. Yarahakandagiye ntiyifuza kuharara no kuhaguma. Yabonaga ahubwo ari gutinda ashaka kwitahira, ashaka gusubira ahavuye. Imana ishimwe. Rero nubona bitabaye, jya umenya ko ikoze ibiruta ibyo yakubwiye. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Niba hari ikintu kiryoshye ku mukiranutsi w'Imana dutegereje, kizaturyohera kuruta ibindi byose byo mu isi, ni igihe Imana izabisohoza isezerano ryo kubana nayo ubudashira. Ni umunezero, ni umunyenga, kandi koko aho tujya ni heza. Mvukuntu Pawulo yaririmbye nubwo abantu babitinya, yaravuze ngo nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu rusanyinjiza aho batagipfa, nibwo nza kumenya yuko nzimukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Umva ikintu kizatuma amenya kwazwe n'Imana, nuko Imana izasohoza iryo sezerano umwuka waheze, akabana n'Imana batagitandukanye. Amen. Batagitandukanye. Hari abantu mu mateka ya Uganda mu gihe cy'ingoma ya Idi Amin Dada, hari abantu bitaga ba Mwungu Mwema, bishwe bazira kwizera. Hari indirimbo ujya wumva bavririmbye na Dusabe Bernadette, Imana imuhe umugisha, Musabe Bernadette yarabiririmbyeho chorus y'iyo ndirimbo yiwe, aravuga ngo yaravuze ngo yaba mfite amababa mbangurutse nkagerayo, nkagera i Siyoni iteka. Nk'ay'abamarayika mbangurutse nkagerayo, nk'ab'i Siyoni iteka. Imana ishimwe. Ijuru nta nubwo twaryumva ngo umunezero w'ijuru ukwire mu marangamutima tugira. Aburahamu yeretswe ururembo rw'abera, yerekwa mu rugo rw'amahema y'Imana, apfa atifuje kubaka na rimwe. Ubu Imana ifunguye ijuru ikatwereka uko hameze, yabitugize ibigoryi by'inaha. Twaba ibigoryi, hari n'uwakicara akavuga ngo sinzongera kurya, nziberayo. Ibintu tubivuzeho ni byiza biruta ibyo dutekereza. Ibintu tubivuzeho mpita nibuka inzozi narose. Aho tujya ni heza. N'uyu munsi imyaka maze kuri iyi si, ntago ndagira ibyo byishimo nagize ndi gutaha. Kandi ari mu nzozi. Wibuke ko umuntu warose akagira ibyo byishimo yararyamye n'ahari no mu rugendo. None tuzaba mu ijuru, umubiri wacu utari uw'inaha. Ijuru ntabwo tuzaribamo mu nzozi. Ibaze ko navuze ndi muri urwo rugendo ndimo genda, nabwiye Imana ndayibwira nti umbabarire ibi bintu simbe ndi kubirota. Kandi uri mu nzozi. Kandi ndi mu nzozi. Ndavuga nti umbabarire ibi bintu ntibibari mu nzozi, abari impamo ntabari inzozi. Nagize ibyishimo ku buryo nashidukiye hejuru nkangutse. Madama nsindagira ku gitanda arambwira nti bimeze bite ibyo numva uri kuvuga, turashaka kunsiga ko kuragiye, ariko dufite ibyiringiro. Imana ishimwe. Dufite ibyiringiro, iri juru rirahari, ntago ari amakabya nkuru. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese, uri Imana ikira nukamuri byose, ku buntu ni namu tugira. Abahanga mu isi bavuga ko umuziki uryoha kuruta ibiyobyabwenge banywa. Yego.
kandi bavuga ko ni n'umuziki nawe ubwawe ari ikiyobyabwenge. Uzatangazwa nuko umuntu udakunda utazi kuririmba utanabikunda yumva umuziki akajya abyina kandi atazi indirimbo atazi n'imbyino. Umuziki nawe ni ikiyobyabwenge. Noneho abahanzi bo babizi cyane, abantu baririmbira mu ruhame ari abantu benshi, biriya bintu biraryoha cyane. Tekereza rero kuba mu gitaramo kirimo abamarayika nabo twita kaba mu gitaramo Mose arimo, Eliya arimo, n'abinaha ngaha bashoboye reka. Hari abinaha ngaha nabo bashoboye kuririmba. Noneho ubahurize hamwe twese. N'abinaha bamwe dukunda. Bose bakaba bari mu gitaramo kimwe. Noneho tuzaririmbana n'abera. Tuzambi kwikuza mororwa rukundo. Ntabwo kuririmbana n'abera ari ukuririmbira abera. Icyo mu cyumve. Nuko ahubwo Imana izahamagara abera abanesheje urupfu na Satani na kuzimu bagatsinda ibyaha. N'ijuru ahantu hitwa abera bazaba bari ni ijuru ritarimo umwana ukeneye papa. Ahubwo twese tuzaba tureba Imana nka data. Nta mugore uzavuga ngo umugabo arihe. Imana izaba yazibye icyo cyuho. Nta mugabo uzavuga ngo umugore wanjye. Nta stress zo kuvuga ngo ejo bizagenda bite. Nta nzu y'ubukode, nta shuri ritishyuye, nta mwenda ucika, nta rukiko, nta manza mu rukiko. Mani Marite yararimbye ngo ntituzongera kubona bapfa, nta masanduku, nta basabiriza. Aravuga ngo nta n'abasurana mu nzu y'imbohe kuko nta gereza ziriyo. Noneho fata aho hantu uri kuririmba imbere y'intebe y'Imana. Mbabarira unyumve, hari igihe tuba mwiteranira ibihe byiza bikamanuka. Tukuzura umwuka, turi mu isi, tukuzura umwuka dukodesha, tukuzura umwuka dushonje, kuri konte nta kiriho, tukuzura umwuka baraye baterekera inyuma, tukuzura umwuka baroga, tukuzura umwuka turwaje abana. No utekereza kuba uzaba uri ahantu utarwaje umwana, nta murozi muturanye, ubwo buzima utazabuvamo ari ubuzima bw'iteka ryose. Noneho Imana ikaguha ibihangano byo kuririmba, ukaba muri iryo teraniro ukaririmbira nshuti z'umuntu. Nta kiruta ijuru niyo waba hehe niyo waba muki. Bene data murindi isezerano kuruta ibindi, kuko gusohora kwaryo bizaba nko gukinguka kw'irembo rinini, dukurwe muri gereza yo mu isi, abera bazataha. Jehova Jire yararirimbye avuga ngo narose intsinzi y'abera, umukiza ari hafi araje. Ndakubwiza ukuri, yarire none Kristo azayahanagura. Ariko ntaguteranye n'Imana ibihu bibemo, ariko bigira iherezo Imana izabimara, ntibitume uva ku mwami wawe. Amen. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Njyankumbura n'umusi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Abazajya muri ico gihugu basaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzawinjiramo. Amen. Imana ishimwe, uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Nzaba mari nanjye sinzaburayo. Imana ishimwe, ubwo azahamagara
amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Nshuti z'umusaraba, habaho ibihe bigorana, hakabaho inshuti zitubera mbi, abo twari twizeye bakadutenguha, ariko Kristo ntazadutenguha, azahamagara abera batahe. Niba warabanye n'abantu bakakubera babi, ububi bwabo ntibutume ukiranirwa kuri Kristo. Rinda ibyo kwizera, ibyo abantu bagukoreye bizashirira inaha, umubabaro w'umuntu uzarangirira inaha. Hari urundi rurembo, hari umurwa wera, hari igihugu cy'abakiranutsi Imana yateguye. Abizera bazataha, kuko uko twavutse nta muntu uvuka adafite aho avuye. Uko twavutse muri Kristo Yesu niko azaduhamagara tugataha. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Waretse tugasoza iki kiganiro. Amen. Tugana ku musozo rero. Tugana ku musozo w'iki kiganiro. Ubundi umuntu yabwirwa n'iki ko ari Imana yavuze? Tubitse imvugo nyinshi, tubitse icyo Imana yavuze, ariko twabwirwa n'iki koko niba ari Imana yavuganye natwe cyangwa yavuganye n'abantu? Winsubiza inyuma, reka dusoze. Umuntu wese ushaka kumenya ko Imana ariyo yavuze, iyo ubitse amafaranga umenya arangahe. Amen. Ntabwo wambaza ngo aya mafaranga mfite nangahe, nawe uri kureba umubare. Imana iraduhumura, iyo Imana uyifite yaravuze, irinda isezerano kandi ikakwemeza neza ko ariyo. Imana ishimwe. Imana yavuganye natwe, iby'umwuka mushaka kumenya kugira ngo usobanukirwe iby'umwuka nuko wemera kuyoborwa n'umwuka. Amen. Ushaka kumenya ngo ni Imana yavuze cyangwa si yo, kora ibishimwa n'Imana bizisobanura. Amen. Nta kindi. Imana ishimwe. Mana turagushimiye. Imana ishimwe. Waduhamagariye muri Kristo Yesu, utubitse isezerano. Iri sezerano niryo rituhamiriza ko n'uwapfuye azava mu rupfu akazuka. Amen. Imana ishimwe. Sezerano rya Kristo niryo ryatumye ibituro bikinguka, ibitare birameneka, abera barazuka babonekera abantu i Yerusalemu. Ibyo nibyo bisobanuro by'uko ubwo abera batambagiye Yerusalemu bakagaragara mu isi y'abazima, nyamara bo bazukiye kuruhuka. Niko n'itorero rizatambagira mu kirere, umucunguzi arihamagaye. Imana ishimwe. Dusengeye umuntu wari waraguye, umuntu wari waratentebutse, akageragezwa Satani ari kurwanya isezerano. Mwami, niyo umuntu yaba ahanyagirwa, nta mvura igwa by'iteka ryose, igihita izuba rikava. Niyo umuntu yaba bari iteka, hari ibitwenge bijya bikurikira umubabaro, niyo ijoro ryaba rirerire, igitondo kibaho. Uyu muntu umuhe ibyiringiro, umukomeze, uwari unaniwe umugirire neza, uca inzira aho zitari. Umuntu wavuganye nawe umukomeze, umuramire mu gihe cyo kugwa kwe. Isezerano ryawe riraturamira kuko riradukomeza. Wabwiye Yeremiya ngo mbwirira abantu bari mu buretwa bwa Babuloni, babwira uti ibyo nababwiye nari kubikora ntavuze, ariko nabibabwiye kugira ngo mbareme agatima k'ibyo muzabona hanyuma. Isezerano, hari abantu bamwe bari baguye kubera isezerano, nyamara isezerano ntabwo ari iryo kugushwa naryo. Isezerano wariduhaye kugira ngo dukomere, tumenye ko aho turi tuhabanye n'ibyavuzwe n'Imana. Turabigushimiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.